leta zunze ubumwe za Amerika binyuze ku rubuga rwa State Travel Gov baravuga yuko byibuze umuntu wese agomba kuba afite bino bintu bisabwa ngiye kubabwira muri iyi video, nawe utangire ubyitegurane, utangire umenye hakiri kare kugira ngo utazacikanwa n'amahirwe ya green card. Itangazo ku bantu ba applying green card aho muri hose ku isi, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Uganda, DRC ndetse n'aho hose muri green card, ugomba kumenya yuko mu gihe link bagiteganya kuyifungura ya green card hari ibintu by'ingenzi leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ugomba kumenya hakiri kare kugira ngo green card bazayifungure link yayo bitutangira wa applying nta nkomyi uhuye nazo. Muri iyi minsi abatubuzi bavuga ngo bakorana n'ibigo bya leta zunze ubumwe za Amerika mu kubafasha kugera kuri green card babaye benshi. Ikintu ngo ugomba kumenya rero, menya yuko nta muntu uzagufasha kubona green card, kuko green card ni wowe ubwawe uzayibona, nta muntu uzagufasha kubona green card. Igihe ukigendera kuri iyo myumvire wumva yuko runaka ngazagufasha kugera kuri green card, menya yuko icyo gihe wamaze gushya byakurangiriyeho. Hanyuma rero leta zunze ubumwe za Amerika binyuze ku rubuga rwa State Travel Gov baravuga yuko byibuze umuntu wese agomba kuba afite bino bintu bisabwa ngiye kubabwira muri iyi video, nawe utangire ubyitegurane, utangire umenye hakiri kare kugira ngo utazacikanwa n'amahirwe ya green card. Hanyuma rero ku bantu tugiye kubana muri iyi video iraza kurangira umaze gusobanukirwa ese ni ibihe bihugu bitemerewe green card, ni ibihe biyemerewe, ninde muntu utemerewe green card, ninde uyemerewe, kugira ngo uze gusobanukirwa n'aya makuru ya green card kandi akugeraho kugiye kuri iyi channel yitwa Ikizamini TV. Niba ukunda amakuru nk'aya ngaya rero banza umenye niba kandi subscribe kandi uze liking iyi video nuza kubona yuko hari ikintu igufashije. Hanyuma amazina yanjye nge ni Callixte Mutabazi mubana muri application ya green card step by step, nawe ubyikoreye ukoresheje telefoni yawe cyangwa kopite yawe. Rero fata ikaramu twandike niba hari ahantu ufite kwandika cyangwa hari aho kurikodinga. Ikindi kandi video niza kubona hari akantu uri gucikanwa uze gusubiza inyuma bireme kugira ngo udacikwe n'amahirwe ya green card. Hanyuma rero reka tugende. Green card rero kugira ngo ubanze uyapplying hari ibintu usabwa kuba ufite cyangwa wujuje. Icyambere tugiye guheraho ni ifoto. Ikitwa digital photo ni ifoto ifite background byibuze y'isura imwe. Urugero niba ari umweru, niba umweru niwo mwiza cyane kuri green card cyangwa pap, ibara rimwe nyine riri background. Urugero nka hano inyuma yanjye hakaba hari ibara rimwe ry'agatambaro, hanyuma ukifotoza ifoto imeze uko nguko ya passport, ariko iyo foto ikaba imeze neza cyane hatarimo ama infect ugasanga, cyangwa ukifotoza warisize ku minwa, ingohe, iki ufite imisatsi nta kibazo, ufite ingofero yikuramo. Hanyuma rero ukirinda yuko iyo foto ba editinga ikaba ari ifoto iririyo apana ifoto beditings. Hanyuma rero ikindi kintu gisabwa, usabwa rero kuba ufite amazina yose, ufite first name, ukafite middle name na last name. Ayo na amazina uba ugomba kuba ufite, ufite wumva ukuzuzaho igitsina gabo, niba uri igitsina gabo niba igitsina gore ukagaragaza igitsina cyawe. Ibyo ni ibintu nimubwira uzakenera kuri green card. Tangira ubitegure, ufite wandika uhandike kugira ngo utazacikanwa n'aya mahirwe ya green card. Kandi amahirwe ya green card aza rimwe mu buzima, uyu munsi rero wasanga amahirwe ya green card arayawe. Rero ikindi kintu wuzuzamo itariki y'amavuko, umujyi ndetse n'igihugu. Urugero niba ari mu Rwanda ni Kigali Rwanda, niba ari Burundi ni Gitega Burundi, niba ari Kenya ni Nairobi Kenya, niba ari Uganda ni Kampala, niba ari ahari hose nyine uvuga umurwa mukuru w'igihugu ndetse n'igihugu, umujyi n'igihugu. Hanyuma ikindi kintu wuzuzamo kuri green card, wuzuzamo ikintu bita nationality, ubwene gihugu ukabwuzuzamo. Niba uri umunyarwanda ukavuga yuko ari Rwanda, niba ari mu Burundi ni Burundi. Hanyuma ukagaragaza cyitwa married cyangwa marital status, niba uri single, niba uri married, niba ufite abana nabyo ukabigaragaza. Ukagaragaza amahirwe y'uburezi n'umuryango, ubwo ni post and children. Hanyuma ugahita uvuga yuko amahirwe n'umuryango, ibyo byose ukagenda ubigaragaza, nabyo urabikenera. Ikindi ukagaragaza niba ufite umugore cyangwa niba ufite umugabo, cyangwa ibyo ukabigaragaza. Ukagaragaza niba abana batarageza imyaka 21,
aha rero nabo bakenewe kuvugwa muri green card. Hanyuma iyo ubeshye akantu gato muri ibi ngibi usanga ubuze green card hanyuma bikakurangiraho. Muri video twatambutse twabonye uburyo twakora interview ya green card ku bibazo 20 bakunda kubaza umuntu wese wakoze interview ya green card. Uze kunyarukira kuri iyi channel ubirebe nawe byagufasha. Ikindi ni cyitwa education cyangwa amateka y'uburezi bwawe. Ubwo education hano uvugamo urwego rw'amashuri warangije, niba ari high school, niba ari university, niba ari college, ibyo byose ukabigaragaza muri iyi green card ugiramo urayapplying. Ikintu ukenera ni certificate cyangwa diplome yemewe n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, atari nuburano cyangwa atari bya papuro bindi, ari diplome original ukabigaragaza. Hanyuma muri green card nabyo barayikenera. Ikindi rero ni ukugaragaza niba wujuje education requirement byibuze ari high school diploma, ubwo ni A2 cyangwa ari 2 years work experience. Ushaka udafite hari abambazaga ati se noneho umugiye ko nize nkanagije umwaka wa gatatu ariko nufite work experience byibuze y'imyaka 2, icyo gihe green card nawe iri mu biganza byawe wayitsindira. Hanyuma rero ikindi work experience in qualifying occupation, yes, yemewe nyine, yemewe byibuze ufite imyaka 2 mu burambe mu kazi ukora. Ikindi ni cyitwa experience y'akazi cyangwa work experience, ubwano ni icyiciro cy'akazi wakoreye. Ubwo ni cyitwa occupation, murabizi cyane imyaka wakoreye ako kazi byibuze ko umaze imyaka 2 cyangwa 5. Ikindi ukafite standard occupation code cyangwa COC. SOC niba bikenewe nabyo ukabyuzuza. Ikindi ni ukugaragaza indimi byibuze uzi kuva. Niba ufite ururimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa ruri ku rwego rwiza, bishobora gutanga amanota y'inyongera for some categories. Yes, niba ufite wenda ugaragaza yuko uzi ururimi rw'icyongereza wenda muri United States, ibyo byatuma ari byiza cyane ukabigaragaza. Hanyuma amakuru yo guhitamo ubwo ni selection information, urugero ni confirmation number. Confirmation number ya application yawe ugomba rero kugira iki, aya makuru ugomba kuyahitamo nayo. Ikindi ikaba ari email address. Email address ni ifite access igihe cyose, ugashyiramo email ikora ituzuyeho amaspam amaze email z'abantu benshi muri iki gihe. Icyitonderwa rero kwiyandikisha rero ari byo nagira ngo byibuze muri video tuze kuvuga, kandi buri muntu wese aze gusobanukirwa. Muri iyi video hari abantu ubusanga muri iki gihe abatubuzi bariyongereye, babaye benshi cyane, babaye benshi. Hanyuma hari website imwe gusa, imwe yo kwapurangiraho green card. Iyo website ndaza kwipininga muri description y'iyi video. Ubwo iyo description uraza kuyibona gute rero? Iyo description uraza gukanda munsi ahantu handitse MOA, hanyuma numara gukanda munsi ya MOA uhita ubona iyo link ya dvprogram.state.gov, hanyuma ugahita ubona green card lottery. Hanyuma rero ku bantu tuzakomeza tubana, ibyo ni ibintu byoroshye cyane kuko nzabikubwira ki bizagera, kuko link bagiye kwifungura mu kanya. Tuzakomeze kubana mu zindi video. Bye bye.